Inshuti zanjye ngarutse hari ikintu ushaka kubwira abantu bateganya kujya mu cyaro. Abantu bateganya kujya gusura abantu mu cyaro, aba inshuti zawe, aba bavandimwe cyangwa se umuryango, hari ikintu ugomba kwibuka. Ugomba kwibuka kubabwira akagushakira amavuta y'amazi, kuko muri iki gihe cy'izuba ukoresheje igikotore uzasubiraho warwaye amaguru. Icya kabiri, ugomba guteganya ibintu bijyanye n'amazi. Amazi mu cyaro bayakoresha bayarondereza, ntabwo bayakoresha nko mu mujyi, kubera ko mu cyaro baheruka kubona amazi umuntu amesa koga uko abishatse cyangwa se uko bishobotse mu gihe cy'imvura. Ubu ngubu amazi ajya kuva ku kiyaga kuba cyegereye cyangwa se ku migezi, ibintu biba bikomeye, amafaranga injerekani bihenze. Ibyo ni ibintu ugomba guteganya. Icya gatatu, kiri n'umuco mubi nshaka yuko twakivuga ariko twakishyiraho umucyo. Abantu bo mu byaro iyo bitwa ngo muraziranye, iyo umaze igihe udahari aba ameze nk'aho bagutumye ahantu. Buri muntu wese muhuye aba yumva wamugura cyangwa icyo bamusigira, ukagira ngo babe barakohereje ku kazi ahantu runaka. Iki kintu mbona ari umuco utari mwiza, abantu bakwiye kwivanamo kabisa. Murakoze, ni ikintu rero nibutsa abantu